ubuzima ndimo ndamutse mbona uje kubuhindura ntabwo natekereza kabiri gusiga wandi twatire kumwe kubera yuko arakennye nimba uri umukene udafite amafaranga nta mukobwa nyine uzagukunda erega ntabwo umunezeza kugutira stress wisonze nzaba nisonze yaze kumbwira ngo arankunda nta na bibiri yamaye nta n'ubushobozi bwo kumana senkisa nese ngo umuntu abamukunda ngo azangeze kuki mani muri iyi si kugira ngo ubeho muri ino Kigali kubaho ni imibare kubaho no kugira ubwenge i Kigali zabamo bakenya ntago wayiba muri ikigori cyane ngiye kankubwire aho kugira ngo mu rukundo rw'ukuri nzajya mu nzu nkaburara aho kugira ngo mu rukundo rw'ukuri nzambara ubusa aho kugira ngo mu rukundo rw'ukuri mani nyine buri kintu cyose nzaza nifuza kurya agafiriti nyine usanga narashugumbutse kubera mururumba nyine ntishimye muri makenya no ku mu rukundo rutari urw'ukuri wenda uwo muntu akagenda akangurira imodoka ya danje imodoka nziza imwe ya danje nakemera yashaka akajya nkubita yamara kunkubita yamara kunigagura nkurira ya modoka nkajya kuri pisine nkajya kuririra kuri pisine. Reka twongeye tubaye ikaze abakunzi w'uyu muyoboro wacu turabashimiye cyane uburyo mugomeje kudushyigikira mugomeza gukanda subscribe like comment na share. Turabasuje aho muherere hose haba hano mu gihugu ndetse no hanze yacyo turabashimiye cyane. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe tukaba twagarukanye n'umukobwa mwiza cyane muramubona imbere ya kamera yatangira wenda atwibwira. Ntabwo nzazamura mbibwira n'ubundi muranzi ni muhoza nk'uko bisanzwe ntabwo nzagenda kuvuga ngo ndondogore ngo mbibwire mbabwire intara n'ibiki byose ni muhoza wanyu mukunda cyane kandi nawe abakunda cyane abafite ku mutima. Okay muhoza uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kiganiro cy'urukundo nibyo wenda watangira udusobanura akakantu ese urukundo rw'ukuri ruracyabaho cyangwa abantu basigaye bakunda ahari inyungu gusa? Ni nyine ni inuze ebyiri zitandukanye ndetse navuga ngo ni inkunde ebyiri zitandukanye nyine hari uburyo bubiri nyine abantu hari abakunda urwanyarwo hari n'abakunda kubera impamvu nyine bitewe n'icyo ashaka runaka. Nyine harimo ingingo nyinshi mu rukundo mbaye nshoboye kuba naca mu rukundo nyine amacakubiri nabi nyine numva ko hari abakundana hari inyungu akeneye hari ukunda nta nyungu akeneye tu ari urukundo nyine akeneye hari ukunda wenda umugabo ari umukobwa ari guta nyine ari kureba akabwa atari umukobwa yize kaminuza yarize wenda ayobora akarere afite amafaranga n'umukire yaza yahura n'umutipe w'umumotari cyangwa ukira wishakisha akamubwira ati none ko nagukunze sazu yaze nyine uwo mutipe nubwo yaba atamukunze kwa gatari kuriya n'umukire ngomba kumushaka kandi nkabana nawe. Cyangwa se umukobwa kavuga ati iki ni igisaza gifite imodoka afite amahoteli afite amataje kandi nituramuka dukundanye nzahita mbaho ubuzima bwiza. Umukire wo mukire yamuteye yamupropose akamuterera ivi yamubwira ati se wakemera kubana nanjye umukobwa agahita abyemera ataje yaje kabiri yaba afite na erega baravuga ngo nta mukene ugira ibyiwe nimba uri umukene udafite amafaranga nta mukobwa nyine uzagukunda nawe mukobwa nimba wenda uri umukene udafite amafaranga ntuzizere ko uzabona urukundo rw'ukuri. Urukundo rw'ukuri nyine nyine rubaho gakenya pe ruhari gakenya. Okay. None se muho tukira aho ngaho ubona amafaranga ashobora kuba rusha imbaraga urukundo cyangwa urukundo rusha amafaranga rusha imbaraga urukundo amafaranga uretse n'icyo ngicyo amafaranga ruta buri kimwe cyose buri kimwe cyose ufite amafaranga buri kimwe cyose ubona nyine icyambere uwakundwa utakundwa ntago umuntu aba abyitaye afite amafaranga. Ufite amafaranga ndasokera muri hoteli nziza mfite amafaranga ndarya ndi umuhungu ndarya ibyana nshaka mfite amafaranga ndambara neza ndye neza nywe neza buri kimwe cyose aba ari cyiza kandi icyo umuntu aba akeneye muri iyi si ni ibyishimo. Ifite ibyishimo nta kindi rwose rero niho numva ko amafaranga umve ngo nanjye ukomeze nindamuka mfite sheri
cyangwa wenda ku mukunzi dukundana uretse ko atari nanjye wenda no ku bandi bantu ubuzima ndimo ndamutse mbona uje kubuhindura ntabwo natekereza kabiri gusiga abandi twaturi kumwe kubera yuko arakennye kandi nyine iyo umuntu akennye erega ntabwo umuntu azaza kugutira stress wisonze nzaba nisonze yaze kumbwira ngo arankunda nta na bibiri yamaye nta n'ubushobozi bwo kumana senyisa ndetse ngo umuntu abamukunda ngo azangeze kuki no kuvuga mani muri iyi si kugira ngo ubeho muri ino Kigali kubaho ni imibare kubaho no kugira ubwenge i Kigali zabamo bakenya ntabwo wayiba muri ikigori cyane kandi kugira ngo mani umuntu nahitamo kandi nubura guhitamo neza ukajya ugahitamo nabi uzabyicuza ubuzima bwawe bwose. Okay, none se ubona hagati y'amafaranga y'urukundo rw'amafaranga n'urukundo rudafite amafaranga ariko rw'ukuri ubona ari ikihe kiramba? Ngiye kankubwire aho kugira ngo mu rukundo rw'ukuri nzajya mu nzu nkaburara aho kugira ngo mu rukundo rw'ukuri nzambara ubusa aho kugira ngo mu rukundo rw'ukuri mani nyine buri kintu cyose nzaza nifuza kurya gafiriti nyine usanga narashugumbutse kubera mururumba nyine ntishimye muri make no ku mu rukundo rutari urw'ukuri wenda uwo muntu akagenda akangurira imodoka ya danje imodoka nziza imwe ya danje nakemera yashaka akajya nkubita yamara kunkubita yamara kunigagura nkurira ya modoka nkajya kuri piscine nkajya kuririra kuri piscine narangiza nkatumiza abamama b'inshuti zanjye b'abakire bagenzi banjye tukarya nkongera nkasubira mu rugo kandi icyo gihe ubuzima buzaba buri gukomeza bugenda. None se ubona gukundana n'abantu benshi kandi bose bafite amafaranga ubona biterwa n'iki kandi hari uburyo bwo kuba wagumana n'umwe ufite amafaranga? Ufite amafaranga bwo sava nta kibazo nyine hari ukuntu umuntu wenda n'umukobwa usanga akundana n'ibisaza bifite amafaranga gusa byinshi kandi hari umusaza umwe n'ibibazo afite wabikemura ubona biterwa nyine abagira ngo agomeza yongera abe menshi nimba yamuhaga 100 ku munsi n'undi akamuha 100 n'undi akamuha 100 ukumva bari kuyongera umutungo buri kujya mu wundi kandi ikosa nagusubiza amafaranga inyuma nimba mwamuhaye 100 narishireho undi akamukubita agasenkane amafaranga aba ari kwiyongera aba ari gusatira nyine ko muri bwa buzima bwiza yifuzaga. Okay, none se ubona ari iki gitera kuba bamwe batinya kujya mu rukundo mu gihe nta mafaranga bafite cyangwa mu gihe uwo basanze ntayo afite ubona ari nk'igiki kibitera? Ikibitera gituma umuntu atinya kujya mu rukundo mu gihe wenda nta mafaranga. Oya erega gukunda buriya sheri ni ibintu byizana uri kumva ntabwo nyine ari ibintu wumva wenda nubwo nanjye ndiko bivuga gutya ko nanyigira umutima ukunda like ariko nimba wenda umuntu kugira ngo ati ari gihura n'umuntu pe ukamukunda ari umukene ukamukunda wenda bipfa nyuma iyo wenda ugeze uhuye n'undi muntu akakubwira ati se akaba kuguriye telefone ariko wumve ngo n'icyo gisaza basanze ntago bagisanze ari uko acyanga ahubwo nyine abagikunda abamukunda bitewe n'ibyamuha kandi umuntu wese uguha ibintu byiza ndikumva nyine nta mpamvu n'imwe yatuma utamukunda niba ari umuntu akuguriye telefone aragusohokana aguha ubuzima nyine wahoze wifuza na mbere uwayitamukunda ahubwo nuko wenda ahita areka ubu bari kumwe wenda ugasanga arababaye kubera ko nawe yamukundaga ariko ntabwo ariko aba mwanzi. Yego mu dusoza wasoza wenda ni nk'iye nama wagira bamwe mu rubyiruko cyangwa bamwe mu bakobwa bawe bagenzi bawe bakunda amafaranga cyane kurusha urukundo rw'ukuri? Inama nagira abo bakobwa rero mani buri wese agomba gukurikira ikimufitiye inyungu nimba ubona icyo kintu hari inyungu gikuramo gikomeze nimba ubona nta nyungu gifitemo bireke stopinge ubihagarike nyine ubyihorere nimba wumva ko uwo muntu uri gukurikira cyangwa ibintu uri gukora ejo hazaza bigufitiye umumaro cyangwa biri butume wishima mani ikintu cya mbere ibyishimo birahenze rero ntabwo wabona umuntu w'ibyishimo ngo byiteshwe kubw'impamvu runaka zitanashinga ngende kumva ariyo nama nabagira. Okay, reka tugushimire ibindi bazatubwira muri comment wakoze kwitabira ibiganiro byacu.
sawa, bye bye. Murakoze cyane rero, mugomeze muduhe like, share, comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao.